Ze nkunda nkunda inana. Inana indi ndirimbo nkunda ni indirimbo yitwa Amashu. Indi ndirimbo nkunda ni indirimbo yitwa Faster. Indi ndirimbo nkunda ni Amashimwe, ni nyinshi. Reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza nshuti wowe udahwema kudukurikira hano kuri Rugwiro Empire. Nge nk'ibisanzwe nitwa Bedi Rugwiro. Uyu munsi nje muri ubu buryo kubera inkuru mbi, inkuru y'incamugongo, inkuru iri kugaruka ku rupfu rw'umubyeyi w'umuririmbyi Rukundo Christian wamamaye nka Chris Easy mu muziki nyarwanda. Ni inkuru rero igaragaza ko mama wa Chris Easy yamaze gusinzira. Ni amakuru dukesha Inyarwanda aho banditse bagira bati umubyeyi w'umuririmbyi Rukundo Christian wamamaye nka Chris Easy mu muziki nyarwanda yitabye Imana kuri uyu wa gatanu tariki 13 Kamena 2025. Bakomeje bagira bati Chris Easy yanditse kuri konti ya Instagram agaragaza agahinda yatewe n'urupfu rw'umubyeyi we, ati mubyeyi igenda cyari iki. Junior Gitsu urebera inyungu za Chris Easy yabwiye Inyarwanda ko ari inkuru y'incamugongo mu muryango kuko uyu mubyeyi bari bamaze ibyumweru bibiri bamuvuza bizeye ko azakira, ariko birangira yitahiye, na cyane ko ngo bari barahawe transfer yo kujya kumuvuriza mu bitaro bya CHK, ariko byaje kurangira asinziriye. Mu bihe bitandukanye uyu mubyeyi yagaragaje gushyigikira umuhungu we Chris Easy, ndetse uyu muhanzi yavuze ko mama we yamubereye inkingi ikomeye mu gukomera ku rugendo rwe rw'umuziki. Reka rero tugusigiremo icyegeranyo kigaruka ku mateka ya Chris Easy n'uburyo mama we yagize uruhare rukomeye mu muziki we ndetse n'ubuzima bwe muri rusange. Ikindi kandi twihanganishije abasigaye by'umwihariko Chris Easy, tutikomera mu isi niko bigenda. Chris Easy kandi akiri umwana muto yabuze papa w'umubyara nk'uko ugiye kubyumva muri iki cyegeranyo, byumvikane ko abaye imfubyi buri. Reka tumwihanganishe. Chris Easy umuhanzi akaba director kabuhariwe mu gutunganya amashusho y'indirimbo zitandukanye z'ibyamamare bitandukanye hano mu Rwanda, umwanditsi w'indirimbo ndetse n'ibindi byinshi akora bijyanye n'umuziki. Amazina ye ni Nsengiyumva Rukundo Christian, yavutse tariki 27 Gashyantare mu 2001, avuka mu muryango w'abana batandatu, akaba umwana wa gatandatu muri abo bana batandatu bavukana. Birumvikana n'umuhererezi cyangwa se bucura mu muryango we ku myaka ye mike cyane igera kuri 24. Chris Easy yabyirutse ari umwana w'umuhanga cyane. Muri ubwo buhanga bwe akumva ashaka kumenya Igifaransa nk'icyase, wari umuhanga cyane mu Gifaransa. Ariko kandi Chris Easy agahorana impungenge z'uko papa we ashobora kuzapfa atamuraza uwo murage w'Igifaransa, bitewe n'uko yavutse agasanga asarwaye kuko yarwaraga umuvuduko w'amaraso na gute byaje gutwara ubuzima bwe muri 2014. Papa we akiriho yamujyanye kujya kwiga amashuri abanza yo hasi mu gihugu cya Uganda, bitewe n'uko yari umwana wakundaga guteta cyane kuri nyina. Iyo niyo yabaye impamvu nyamukuru yatumye ajyanwa kwiga mu gihugu cya Uganda, kuko kubana na nyina muri icyo gihe byari kumubuza kugira ibyo amenya. Mu ijoro ryari buke akajya gukora ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza, niryo papa we umubyara yapfuyemo, bityo ibizamini byose abikora papa we ari muri morgue. Ariko igitangaje yazanye amanota ya 2 mu kigo. Nguru urugendo rwa Chris Easy mu muziki. Inkuru ku muziki wa Chris Easy reka tuyihere kuri Muhazi. Ni muri 2003 ubwo yari yasohokanye n'ababyeyi be ku isabukuru y'amavuko y'imyaka 2. Ubwo barimo bafungura, Christian yafashe kuto n'ifurushete abikubita ku isahani ngo arimo gucuranga. Kubw'amahirwe make isahani yaramenetse, maze mama we afatwa n'uburakari, azamura akaboko ngo amukubite urushyi, maze papa w'umwana akaboko agafatira hejuru, ati winkubitira umwana, mureke, ibi biragaragaza ko azaba umuhanzi, isahani yireke ndayigura. Nk'uko papa we yaramaze kubivuga, kuko niko byagenze, kuko umwana we yabyiruza akunda umuziki. Noneho bigeze muri 2015 winjiramo, icyo gihe yigaga mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye. Kwiga nakora umuziki ni ibintu byabanje kudashimisha mama w'umubyara, maze agambirira kumukura mu muziki. Icyo gihe yagiye ku ishuri yigagaho, maze agisha inama umuyobozi w'ikigo kubyerekeranye n'umuhungu we ushaka gukora umuziki,
kandi akiga. Kubw'iyo mpamvu Chris Easy yabasezeranije ko azakora umuziki kandi akiga neza akarangiza. Nubwo bari bagiranye amasezerano, ariko mama we yatashye nta cyizere afite kuko yakundaga gucibwa intege n'abantu benshi batahwemaga kumubwira ko umwana we ugiye mu muziki akiri muto azakoresha ibiyobyabwenge birimo itabi, agasinda, akagendera mu nkumi. Ariko kuri ubu icyo ashimira Imana ni uko ibyo yabasezeranije imbere y'umuyobozi w'ikigo yabishyize mu bikorwa. Inzira iganisha umuntu ku bwamamare akenshi ikunda kuzura amahwa, bikaba byaba inzitizi zo kugera ku nzozi ze. Chris Easy nawe ari mu bahanzi bazamukiye kuri Sintasha. Utise gute? Reka tujyane. Muri 2016 nibwo Chris Easy yegereye mama w'umubyara amusaba amafaranga 5,000 yo kwiyandikisha mu marushanwa yo kuririmba kuri Maison de Jeunes. Mama we yabonye uburyo ako kana kareshya aragasuzugura ndetse avuga ko ibyo 5,000 byaba bigiye gupfa ubusa. Icyo gihe Chris Easy yaramwinginze ati mbabarira ngerageza amahirwe. Mama we yaremeye maze amuha amafaranga 5,000 yo kwiyandikisha, amuha n'itike y'amafaranga 2,000 maze aragenda. Nguko byari byifashe agezeyo. Uri tayari? Tayari. Ko numva umwuka udasohoka? Urasohoka. Okay, twagiye tangira. Nkukabye igitero nyiti by'isapari ntama nkudidi ingofero ndi umusitari mwiyinjyana na confidence nyinshi nk'ushoje intambara ukeneye gutoza bakamuhika bakambara ninjye mu rapero uririmba mu bukwe ntabyo ibikoresho wapigenda cyari fresh mu mutwe wapigenda turika. No for me. Rukundo ko wagira ngo ntago waje mu marushanwa ngo handi mahirwe ushobora gukora ikindi kintu gitandukanye. Nyita cyambara nkaba umuhungu wa nambara wanabirebera mu nkweto nambara masotera munsi y'umukandara ngendana n'amaniga n'amabebi iruhande rwanjye mu nzu nabara dukora amabara flow tugotomera amaniga nazo wabara wisara nanze gatoya unyene kukunura kana njyewe nasara urakoze. Yes for me. Kubera ko mvuze no umenya icyo gukora, right? Abandi bari inyuma yawe ntibategereze ko iyo no nyivuga kuko nshobora kutaza kwisubiraho ubundi. Kuri wowe ndisubiraho uzi impamvu ukoze icyo wagombaga gukora. Ubutaha umuhanzi iyo ugeze kuri stage ntago uza ugerageza. It's first turn, first do. Yeah? Sawa, it's a yes. It's a yes for me. Okay. Yes, Rukundo. Wakomeje ariko ugiye dukosora ibyo bakubwiye. Chris Easy wari umuraperi icyo gihe ubwo yageraga ku rubyiniro yerekanye impano ye, aririmba indirimbo ya Dani Nanone. Akiririmba umukobwa umwe muri bagize akanama nkemurampaka yahise amuhagarika kuko yabonaga ko afite ubwoba maze amuha oya. Chris Easy ati akimpagarika nahise ntekereza mbona isura ya mama mu bwonko ari kundeba, maze ntekereza ku itike y'2,000 yari yampaye, ntekereza no ku 5,000 yampaye byo kwiyandikisha, maze ntekereza uburyo ayo mafaranga apfuye ubusa. Numva bindangiriyeho. Uwitwa David Pro Kabyara yahisemo amahirwe ya kabiri yo kugerageza maze ndirimba indirimbo ya Riderman nari maze iminsi nitoreza ku musozi wa Kigali, maze bampaye yego ndakomeza. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi Chris Easy ashimira cyane uwitwa David Pro wamuhaye andi mahirwe nyuma y'uko yari amaze guhabwa oya, yagerageza ayo mahirwe bigakunda agakomeza. Byaje kurangira iryo rushanwa rya Talent Zone ari uryegukanye, maze ahembwa amafaranga 350 na telefone yahawe na MTN, ndetse yanishyurirwa ishuri yigiyemo ibyo gutunganya amashusho. Kuko icyo gihe yigaga amasomo asanzwe kuri Apase, yatahaga nka saa 8 akabanza kurya akanaruhukaho gato, hanyuma mu masaha y'ijoro akajya kwiga muri iryo shuri yigiyemo ibyo gutunganya amashusho. Amafaranga yahawe muri iryo rushanwa yamufashije gukora umuziki, atangira aririmbana na mugenzi we witwa Our Beats mu itsinda ryitwaga Octagons. Iri tsinda ryakoze indirimbo zitandukanye zirimo Uzikusetsa, Ese Urabizi n'izindi zitandukanye. Muri 2021 nibwo atangiye gukorana na sosiyete ya Giti Business Group ikora ibikorwa byo gufasha abahanzi gusobanura filime ndetse n'ibindi. Icyo gihe yahise ahindura umuvuno ava mu njyana ya rap, bidatewe nuko abakora umuziki muri iyo njyana bafatwa, ahubwo ngo byatewe nuko iyo njyana itarimo gucuruza kuri we.
Chris Easy kuri ubu ni umuhanzi mwiza abenshi bifuza gutera ikirenge mu cye, akaba umuhanzi bivugwa ko akunda kuririmbira abana bato bitewe n'uko mu ndirimbo ze akenshi usanga higanjemo utuntu dukurura abana bato bari munsi y'imyaka 10. Hari nk'aho usanga yifashishije ibipupe cyangwa se akaririmba mu buryo wumva ko yisanishije n'abana bato. Urugero nko mu ndirimbo aheruka guhuriramo na Kiriko Akili, hari nk'aho aririmba ati IUOAE. Iyi mvugo yifashishwa n'abana bato barimo kwiga gusoma. Nk'umuyo yise Inana agaragazamo ibipupe ndetse n'utundi tuntu dutuma iyi ndirimbo ikundwa n'abana uhereye ku izina ryayo. Yavuze ko iyo agiye guhimba ahera ku gihe umuntu aba akiri muto kuzamura. Ati mba numva nakora indirimbo buri muntu wese yisangamo, atari indirimbo z'urungano urucyanguru. Iyo tugiye gukora duhera mu bwana kuko ariho umuntu ahera tugakomeza. Nicyo cyatumye mbikora, nisanze ariho abantu bamboneye. Chris Easy ni umwe mu bahanzi bakunzwe cyane bitewe n'uburyo indirimbo ze zagiye zirebwa na za miliyoni nyinshi z'abantu. Muri zo twavuga nka Jukumira, Inana, Sekoma, Edeni, Amashu n'izindi, tutibagiwe n'iyaheruka gushyira hanze yise Sambolela. Ni naho dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi, tugushimira cyane aho twabanye. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Obed Rugwiro. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, naho ubutaha. Imana ibarinde.